nta gitangaza kibirimo rwose. Umwana avutse 2026 bamubashije igisobanuro cya Money West cyangwa se ATM machine, MoneyGram, Payball ndetse n'izindi banki zikomeye mu isi zitanga amafaranga. Izi ngizi zo ngo nta mwenda zigira, maze agasubiza ko iyo banki nta yindi ari Prophet Joshua umunyamafaranga. Iyi banki ikora amasaha 24 ku yandi kandi ku muntu yiganye ngo nta mwenda igiramo. Iyi ngo yishyura neza kandi abakiriya bayo barayikunda. Prophet Joshua, ATM machine, Money West n'andi mazina menshi cyane agwisha kwifaranga. Uyu nguyu ni kari kwita muri iyi minsi dore yuko ngari umugwiza tungo, umuherwe ukomeye cyane, umunyamafaranga. Yewe kuri izi mbuga nkoranyambaga zacu ngo yamaze kuba wa mwami w'u Rwanda, wa mwami wari ukomeye, wa mwami abaturage bakundaga, wa wundi bitaga Rugabisha birenge. Uyu mwami ngo yageraga hose akakandagiza ikirenge ngo byaragonaga kwa vadaha y'abaturage. Ngibyo Prophet Joshua ari gukora ngo byarimo biragiranwa n'ibyo uwo mwami yakoze, maze ngo bita Prophet Joshua akakanye nawe akaba yatangiye kwitwa Rugabisha birenge. Ngo Prophet Joshua uri kwita ATM machine cyangwa se banke cyangwa se isoko y'amafaranga, ngo kumuvugaho byonyine nako kuvuga izina rye ngo birahagije kukoreza amafaranga kayabo. Uyu nguyu usanzwe ari umukozi w'Imana ndetse wigisha ijambo ry'Imana, akabifatanya no kubwiriza. ATM machine, Money West, Prophet Joshua n'andi mazina menshi wamwita, ngo ubundi bwa mbere amenyekana mu Rwanda ngo byatangiye ari umukozi w'Imana akajya akoresha ibiterane, maze abakristo bamuganye cyangwa se baje gusenga ngo bakakura umugisha utandukanye, yewe tutibagiye ngo ko ari abaturaga amafaranga. Ibi byose ngo byatumye abantu benshi bagenda tangira kumwibazaho, batangira kwibaza isoko ry'amafaranga yaturuka. Gusa nanone abantu baba hafi ye cyangwa se abaza amakuru ye menshi bemeza yuko ngo afite ibisekuru bikomeye cyane bituruka mu miryango y'Abarabu. Uyu kandi bivuga yuko ngo nawe afite ibirombe byinshi bya peteroli biturukamo amafaranga afite aka kanya. Akaba ariyo mpamvu ku mbuga nkoranyambaga zose zo mu Rwanda abantu benshi bacitse urundogoro nyuma yo kubona amafaranga ari gutanga. Si ubwa mbere kandi Prophet Joshua yababikoze, dore yuko mu minsi nayo yari yashize yagiye agaragara mu mavideo menshi cyane atanga amafaranga ndetse akoresha ibikoresho bihenze. Kandi nawe ku giti cye najya hema kwiyita ko ari umukire, akenshi yita ko ari banke ikora amasaha 24 ku yandi. Prophet Joshua umuherwe tuvuga aka kanya, umukire haba mu Rwanda ndetse n'ibigaragarira amaso y'abantu. Gusa nanone ibi ngibi bijya kuri abantu benshi bakabaza impamvu Prophet afashe umwanzuro wo kubwira abantu bamukurikira ku mbuga nkoranyambaga ko umuntu wese umuvugaho, yaba ukomeye cyangwa se woroheje, yaba umwana cyangwa umukuru, ari buze kumuha amafaranga. Bari kwibaza impamvu yabikoze. Abandi bati ni ukugira ngo ashyushye abantu mu mutwe, abandi bati ni ukugira ngo izina rye rikomeze rivugwe, dore yuko ngo umukire wese ahava akagera aba agomba kuvugwa cyane mu itangazamakuru. Niyo mpamvu nujya kuri account z'aba content creator bo mu Rwanda bakomeye, aba blogger ndetse n'ibindi byamamare bitandukanye bagerageje kuvuga ko bita Prophet Joshua cyangwa se Money West cyangwa ATM machine nk'uko ari kwita, hariho video zabo zigaragaza yuko bita Prophet Joshua yamaze kubahereza akayabo k'amafaranga. Ese koko byaba ari ibyanyabyo yaba ari kuyatanga? Ngiye nuko nshoje, marabizi ko mandi kwivugira ibintu biri kuvuga ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ibintu biri ku mihanda. Nimba turakora subscribe ugikore kugira ngo ujye ubasha kubana nanjye umunsi ku munsi. Nita Mr. Iranga bisanzwe, marabizi yuko mbemera cyane.